Haleluya. Turacyakomeje guhezegirwa. Mbisha ko natangiye kuvuga ikirundi. Kuva ku munsi wa mbere kugeza na n'ubu ngubu. Ejo narabivuze neza, ariko nsanga Imana yaratuzanye hano kwiga vraiment. Ibintu byose tugenda twumvira ahangaha, ubuhamya twumva, noneho tugasanga biri connected n'ibyacu. Reka mbahe akantu gatoya. Njyewe mpura na Dorcas, ikintu nakoraga nyine ni umuziki. Noneho kugenda rero iwacu mu Rwanda, umukobwa mwiza nka Dorcas akajya kuvuga ngo nkundana n'umuhungu ukora umuziki, ntabwo ari ibintu byumvikana vraiment. Noneho Imana, nababwiye ko Imana yampaye gitari ikambwira ngo ahangaha niho uzakuramo ibyo kurya, niho umuryango wawe uzabaho kubera iyi gitari. Uko yakabivuze rero nanayihoranaga ku mugongo. Ahantu hose ngiye, mbese yabaga ari njye na gitari. Noneho bakajya bamubwira bati se, mu by'ukuri uriya musore uhora ahetse gitari, muzarya gitari? Neza nka biriya Bishop yavuze ejo, ko nawe bamubazaga bati ese umuvugabutumwa muzarya Bibiliya? Noneho ariko Dorcas ndamukunda cyane. Ubwo baramubwiraga ngo hari abafite imodoka, noneho nawe akababwira ati none se twebwe tuzarya amapine se? Imana imuha umugisha rero ko yanyemeye, ubu ngubu tukaba turi kumwe dukorera Imana. Ariko rero nawe yari afite amaso y'umwuka. None se ubu yari kuzagenda mu ndege ryari kwere? Tugiye kujya ni Burayi, gusa urumva koko. Rero iyo turi ahangaha tuba twumva hari ibintu byacu turimo turakira cyane, hari ukuntu twumva tunezerewe Imana, hari uburyo natwe twatangiye tubona bigoye cyane, ariko Imana igenda yubaka gake gake kugeza na n'ubu. Imana ishimwe rero cyane. Najya murekesha
haleluya